Hari mu masaha ya saa 11 n'igice z'umugoroba mu karere ka Ngoma isantere ya Gitesanye iherereye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Murama, ubwo umugenzi yavaga mu modoka yo mu bwoko bwa Ritco itwara abagenzi ashaka kwambukiranya umuhanda kugira ngo ajye kwinjira mu yindi modoka, maze ikamyo mu bwoko bwa Scania igahita imukubita. Ababibonye bakaba babitangarije ATV muri aya magambo. Kuri impanuka mbonye umugenzi avuye mu modoka Ritco, hanyuma ajya kwambuka umuhanda. Agiye kwambuka ahura n'imodoka y'amanuka. Hanyuma imodoka abona abwo nyine we abonye imodoka yigezemo, abwo nyine we abura kumenya asubira inyuma. Agiye gusubira inyuma n'ubundi asanga imodoka yamaze kugikoma. Rero mu abaramugurutse. Ase kubera iki ahangaha akunda kubera impanuka cyane nka bamwe mu batuye mwe mubibona mute? Ahangaha pe, ahangaha rwose no muhanda wacu ntabwo umeze neza kubera no makorosi nayo ahangaha avarukira kuko nyine imodoka ahangaha ubwo nyine ahangaha nyine zivarukira none ahangaha naho nyine cyane nyine naho ubwo nyine naho nyine arumanuka cyane. Ubwo nyine abashoferi nabo nyine amabuye nyine bafite umuvuduko mwinshi. Kuko nyine nk'ubu hariya ubwo nyine harimo zebure nayo ntabwo ajya kujya kubona. Iragaragara cyane se cyari ikibazo nuko itagaragara. Ni mwikona nayo. Kuko nyine jone naho bagongeye umwana bitewe hariya nyine muri zebure. Hanyuma ubwo ikosa turishyire ku bashoferi cyane abanyamaguru. Oya ni abashoferi cyane nyine baza bigirukanka zebure yarwo nayo nabo ubwo nyine nayo ntabwo nyine bakunda kubeza cyane. Impanuka ukuntu nyibonye ni ukuvuga ngo Ritco iramanutse ihagaze hano yatunze yahagarara hano abandi bajya hehe ku murindi. So agize ngo arajya avuye muri Ritco agiye kujya kwambukanya yakamye iramanutse. Bigaragara ko ari umushoferi atarebaga umuntu ushobora kuba ari imbere ya Ritco, umuntu nawe ntiyashoboye kureba iyo kamyo. Ukagiye kwambuka ubwo ikamyo nayo bashije naho bakubitana iramukubise nta bundi buryo, niko buryo nabibonye. Kuba hano hakunda kuba impanuka mubona ziterwa n'iki cyane cyane? Ahanini ngewe mbona ziterwa nuko n'aka kamanuka kaba ahangaha kandi imodoka zimanuka zihuta cyane. Hanyuma ku bwanyu mubona hakorwa iki? Ubwacu ngewe ndifuza ko uyu muhanda nubwo bawukoze nibura bagerageje bagashyiramo ibigabanya imivuduko, nicyo cyadufasha cyane. Bagaragaza ko uyu muhanda ukeneye gushyirwamo down kugira ngo abashoferi bajye bamanuka bitonze bitewe n'uburyo aya makamyo amanuka yihuta. Ikindi kandi bakaba bagaragaza ko uyu muhanda ukunda kuberamo impanuka nyinshi, bakaba basaba abashoferi kuzajya bagenda bitonze. Ikigo nyine ahangaha nyine hasaba yashaka nk'ubutabazi. Kuko nyine ahangaha naho hari n'ikona n'imodoka ivaye nk'umuntu watayibonye ukabona nyine iragutunguye. Yewe ntizisiba na nijoro hari yagongeye hano uretse ko atanditse nk'iki. Abashoferi gutuma umuntu yabagenera ni ukugumiza bakagenda bitonze bakamenya ko aha hantu haba ari mu rusisiro rw'abantu. Abashoferi b'aya makamyo gutera izi mpanuka z'aya makamyo bakunda kuyatera indobo nta kontrole baba bafite. Abapolisi bagiye baza kuhahagarara dodani nawe wenda dodani ahubwo nawe yadufasha cyane kuko baje babona hari dodani bakagabanya umuvuduko. Ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugisha inzego zishinzwe umutekano mu muhanda ntibyadukundira kugeza dusoje gutunganya iyi nkuru. Ubusanzwe santere yo ku Gitesanye iherereye mu murenge wa Murama mu karere ka Ngoma, hakaba hakunze kubera impanuka zitandukanye aho abantu bakunda kuhagongerwa bisaba ko hashyirwa imbaraga mu kuhacungira umutekano. Didier Hategekimana, ATV mu ntara y'Uburasirazuba, nari mu karere ka Ngoma.